Sister, yene ubufasha bwawe ndakwinginze mfasha. Ubufasha buhe? Shami, umuryango wa Munyeperu ibi bintu bishyize ku rundi rwego. Gusa babaye hari ikindi kintu bakoze kuri Roman. Baba bakanguye intare yari sinzireye. Urabona ibi bintu ari amahoro se? No, wigira ubwoba nta kintu kidasanzwe nakoze ngo kiragukora. Ariko wa mugabo urabona ndi umwana. Mva ngugire inama muko. Inama nakujyana yo gushyira sipagukuye mu wawe. Hakomoka byarame. Mama we oya n'umugore wamaye ni shitani n'igiki ko. Ubutane mukagende mwicarira amatwi rero. Komanda yanjye ko nagusabye umugabo maze icyumweru nsenga naryama wajya kumuka mu mugabo w'umwicanyi umugabo uri kubyaragura mu gasozi Imana ndabucumuye iki nibi mugeza mu Rwanda papa warananiye yamaze kugira amarire ikizi y'akarere Abashaka kunyica baribeshya ntibazabigeraho. Roman ntiwapfa gutyo. Roman wibikora haguruka, iki nicyo gihe kugira ngo isi menye uwo uriwe. Nicyo gihe nguhesha ikuzo umuryango wawe Roman. Bazi ko banyishe. Mbega kwibeshya. Baribeshya cyane sinapfa gupfa. Sindi wo gupfa. Nzabaho kandi nzarama. Isi wasiwe uteye ubwoba. Ariko se ninde uhanguye n'ibukibaya cy'urupfu? Hano se hahoze umuntu utari bene Munyeperu? Ntabwo mbyumva. Nyamara Munyeperu yamaramaje. Munyeperu wiyemeje guhemuka koko? Munyeperu nakwihana ahubwo gahunda ni ukurinda ibyaha ku bindi. Hari icyo utazi ni uko kugera kure mu guhemuka, ariko usatira inyanja aho uzaba utabona uko utera intambwe n'imwe usubira inyuma. Igishoboka ari ukurohama. Ariko sha tugiye gutya gusa nta kintu twaba tujyanye. Tugomba kujya kureba ikimenyetso kigaragaza yuko twamurahiye. Hakuzi ko ari byo katubikore. Se Shami na nubu telefone n'ubu nagira acamo. Imana ibyanze. Ako si habaye ikihe kibazo kuko
bituma Roman kugeza izi saha telefone itaracamo. Dadidi dukora iki? Ni ukuri Roma nadukeneye pe. Dadidi umuvandimwe ari mu bibazo. Shami, umuryango wa Munyepero ibi bintu bishyize ku rundi rwego. Gusa babaye hari ikindi kintu bakoze kuri Roman. Baba bakanguye intare yari isinziriye. Urabona ibi bintu ari amahoro se? Nyine kanguka dutabara umuvandimwe. Dadidi ndakwinginze please mfasha dutabara umuvandimwe. Koresha ubwenge bwose Roman ntagire icyaba. Shami, humura, tuza umugabo, shikama tugende. Biragoye Dadidi. Ndi mukuru wanyu, tugiye gutabara Roman nta kinaba. Dadidi. Shami, witinya, wigira ubwoba. Ikintu cyose Munyepero ari butegurire gukorera Roman ntabwo kiri bukunde. Ndamwizera arabatinza, natwe turatumugezeho tumutabare. Don't worry, don't panic. Roman bamwishe Dadidi. Shami, tuza. Roman ndamwizera n'umuhanga, arabatinza natwe turatumugezeho, ntabwo bamwica gutyo gusa. Ubundi reka tumenye ngo yari he duheraho. Umva Shami, urabizi uko twarezwe mu burara bwacu ku muhanda. Twarezwe dutozwa gusiga ibimenyetso inyuma kugira ngo uza kudutabara abone ahahera. Reka tubanze tumenye aho yarari, then dukurikizeho kugira gute kumutabara, sibyo? Dadidi urabyizeye? Twakuriye mu buzima bwadufasha kwideburiya, twakuriye muri jiya, dukurira mu basikauti, twarahize. Ubuzima bwose twabayemo budufasha kwideburiya mu kibazo cyose twahura nacyo. Umva sister wanjye, buri kibazo cyose haba hari inzira 10 zidufasha kugisohokamo. Rero reka kugumya kwirizwa, ahubwo mfasha dushaka inzira. Shami, igihe ni iki, turagiye nta gusubira inyuma. Bivuze ngo mu buryo bweruye tugiye guhangana n'umuryango wa Munyepero. Biriya noneho twarikiniraga, ubu nta mikino ihari. Ahangaha nta butabera, nukubita tubangura nukwishakira ubutabera, nibiba ngombwa bose barapfa. Ikindi nta nzego zigomba kubizamo, ahubwo ijisho rigiye gorerwa irindi, turayakuramo tuyamare. Rero hari amahitamo abiri sister. Umva, urahitamo kujya kwa anti uburiyo cyangwa uhitemo kugendana nanjye ahantu mbangiye hose. Turajyana. Turajyana? Turajyana. Shami, turajyana? Turajyana yewe. Wihubuka Shami, turajyana? Turajyana. Okay, sawa. Homi umbabarire natinye. Nagombaga kwihangana Sasha. Kuko biri kose niwambwira ko nshaka biri kubusa. Ahubwo Sasha, bite nshakira iki? Homi uri inshuti yanjye kuva kera nubwo ibihe byagiye bidutandukanya. Ariko kuva mu bwana bwacu urabizi ko nakubereye inshuti nziza. Gukurana kuba imiryango yacu yaragenderanaga ntibyari bihagije. Urabizi ko tuziranye muri byinshi pe. Shawe nyibutse bya kera kandi tutasubiza ibihe. Hari byinshi nibuka mu buto bwacu, amarira akenda kugwa. Umva, kera habayeho pe. Kera habayeho ubuto bwacu bwari buryoshye kuruta ubuki. Homi, ndagukunda. Homi, wakuze uri umwana mwiza y'umutima mwiza. Homi, koko mbwiza ukuri. Waje guhinduka ute? Wahinduwe n'iki? Ye? Sasha, Homi. Sasha afite ikihe kibazo? Sindi gusobanukirwa n'ibyo ushatse kuvuga. Kuva kera urabizi sindi ku ruhande Homi. Buri kintu nyivuga mu mazina yacyo uranzi. Ariko se kutambwira bite? Homi, shaka ko uhagarara. Niba umuryango wawe utahagarara, we hagarara. Kuko wowe nk'umwana muto bikwishora habi cyane. Bariya barakuze bitijandika mu ntambara zabo. Ariko ndi gutungurwa n'ukuntu ari wowe impamvu uri kwenyegeza urwango hagati y'umuryango wawe na bene Rutagarama. Se mama nibyo uri kuvuga? Homi, nta mpamvu. Iby'umuryango wawe wakoreye uriya muryango birahagije. Kuko uko muhangana ibintu bizakomeza kuba bibi kurushaho. Sasha, si ubundi uziki. Urabizi ntacyo nazi. Gusa nabayeho ncecetse kuko nifuzaga ko mubaho muhanganye. Cyane ko ibyabaye byarangiye. Bene Rutagarama se bazuye akabuze.
iyo bagumiye bari baraturongeye ibintu niba ari amahoro, none ngo baje kwihorera. Bahagarare duhangane rero kuko nta yandi mahitamo ahari. Nyamara home wagira icyo ukora kwa hazaza hawe. Wita umwanya wawe Sasha, situwasiyo uko imeze aka kanya ntacyo twayihinduraho. Ese ubundi abaye wowe wabona imbaraga zo gutera umugongo so? Abaye ari mu makosa nabikora rwose. Njye sindi uwo rero Sasha. Ese ubundi Sasha uzi ibingana iki? Wibuke ko bizwi ko Rutagarama yafashije data muri byinshi. Umva ngo ugire inama muko. Inama nakugira niyo gushyira sipago kuri uwo munwa wawe. Pirishanora bigiye narinetse ngo menye ko aribo bashaka kugira nabi Roman. Uretse ko nanjye nibaragoze atabaye bo babana. Frank bimeze bite? Na n'ubu Roman nturamubona? Mana yanjye none Roman yaba ari iki yabaye? Sinjyo mukubitwa n'inkuba umurambo w'uraregesera. Simbyumva njyewe mbese ni ibiki kandi Umusenzi yajyanwe n'abahe bazima. ibyo ari byo byose ni umujyanye. Iminota ingahe yaba ariwe n'ibiki? Ajyanwe na Nyamurigita cyangwa n'ibisimba byaba bimuriye? Byamujya se aka kanya byaba bimumaze, ahubwo ngendeho nari Nyiramurigita imujyanye. Ntabwo mbyumva. Cyangwa sha ntiyapfuye? Oya anko yapfuye rwose njye nabyiboneye n'amaso yanjye. Cyangwa sha ntiwamuhorahoje? Ubu se njye nabega umuntu wapfuye, ahubwo amayobera n'aho umurambo we uhisukira. Ako kantu rero kari kundi cyangwa umusenzi n'ikivajuru sha. Brand Roma nabaye atapfuye, twaba turi mu bibazo bikomeye cyane. Munyeperu arahitana umuntu ndakuraye. Ikindi kandi kugerageza kwica Roman ntapfe, gahunda zindi zose zaba zipfuye. Ako anko nawe ntukagire ubwoba bigezaho, wenda aba ari umuzimu byakumvikana. None umurango ugiye he? Ndabona ari so. Haro Budage nizere ko akazi mwagiye mwagashoje amahoro. imbere cyane. Munzanire ikimenyetso kuko nta mishigiko ihari. Ntari. Tuzane nk'imyenda se cyangwa ibyo yari afite? Umva hatera umutwe. Imyenda suzi ko ari ikimenyetso. Umva Mudage nako mundangira ahantu muri nze confirming niba iyo mbwa byarangiye. Nyine twari twambuze akazi twari twagasoje. Dusubiyeyo tugiye kureba ikimenyetso kuko twari dutekereje yuko tutaza nta kimenyetso tuzanye. Dusubiyeyo dusanga umurambo nawe uhari. Niba ari Nyiramurigita imujyanye, niba ari ibisimba bimuriye, natwe twayoberwa. Ubu ngubu turi gushakisha ngo turebe ahantu umurambo waba ugiye, ariko twahebye. Ingegera gusa. Mudage murakubitwa n'inkuba mwambwa. Son ubwo murumva atabacitse. Mumenye ko ibyo byana ari ibinyamitwe mwitonde kandi murabizi. Kuki utajya ukoresha ubwenge cyangwa urebe wige? Uwo musenzi aracyari muzima. Ndaje nshakishe nohereze n'abandi bahungu bane. Umva Shabrana, uyu musenzi tumuhige kuko ntabwo ari kure, kandi wibuke ko yari yakomeretse cyane n'aba atapfuye, kuko n'ubundi ntabwo yaba agiye kure kuko yari yakomeretse cyane. Naho ubundi tutamubonye ntabwo ibi bintu ntabwo byajyamo neza. Sawa kasi umushaka. Injiji ni inkunga. Ntumbagane. Ishyano ntawamenya ibyari. Ntumbagane. Ese
munyepe Usa none hafashwe n'ibiki cyangwa arasaze munyepe ndakwisha hamwe n'urwagumba rwawe ndakwisha umugore bite byako habaye iki ngaho tukubwire neza sibyo ariko se Regina reka nkubwire ntiwareka byibuze ibyo ngibyo urabona ko turi ku gasozi sibyo tukabivugira mu nzu tukajya mu nzu tukabivugana ntabwo twabirangiza amahoro hari icyo byabitwaye ibyo bikora abasha kwihangana munyepe kwihangana ariko muri isi nta mugore n'umwe abasha kwihangana amafuti yawe ngo iki ese ushaka ko tuganira iki amahano yose wirirwa ukora iyo ugiye kuyakorwa wabanje kumbwira nkubwire iki ariko ayo mahano wirirwa uvuga unshinza ni iki mba nakoze kidakorwa mu isi ni iki ninde wahuguje abantu ni munyepero ninde wagiye mu bagore ni munyepero munyepero uzafatwa reka kandi mubwire wa mugore uzankorera ishyano ubu ntureba ko turi ku gasozi ibyo bintu uri kuvuga urumva twakwiye kubivugira ahangaha birandeba yaba bagufunza ahubwo ariko reka nkubwire utazatuma batwaka icyubahiro kandi mu bantu babazi ko twiyubashye ntabwo wiyubashye utese ntiyubashye mu mwanya wa kigabo sinceceka yaba ushaka ko nceceka uba waretse amafoto yawe munyepe ngiye kukwandika nawe utakuzi bakumenye ariko se madamu rwose mugore mwiza wabaye uretse urashaka iki munyepe waramombeye ntuguhomberane basi se reka nkubwire sibyo ihangane tujye mu nzu tubivugire mu nzu tubisoze naho njyana batakuzi bose bakumenye kuri umwicanyi ugenda ubyaragura mu gasozi nije nagize basi reka nkubwire sibyo mbabarira tujye mu nzu tubivugire naho njya kubera icyo naho njya wowe bikorera iki nese icyo cyane uzi ko cyamfunga n'abatakuzi bakumenye yuko ugenda ubyaragura mu gasozi k'umwicanyi ntabwo cyamfunga naho njya akomoka byarame mwana we uyu ni umugore wamaye ni shitani ni igiki ko ku mana yanjye ko nagusabye umugabo umaze icyumweru nsenga narya naryama wajya kumuka mu mugabo w'umwicanyi umugabo uri kubyaragura mu gasozi imana ndabucumuye iki basi se reka nkubwire sibyo uri kunyumva reka tujye mu nzu tubivugireyo sibyo hari icyo byabitwaye ndakwiyamye ngwino ariko ngwino n'iwacu iwanyu ujya hehe kugira gute basi reka nkubwire reka ndatashye nisubira iwacu nta mugabo nabana umugabo w'indaya umugabo w'indaya wambobo y'umugabo iki ni ibiki mugeza murwanira papa warananiye amaze kugira amarire impunzi y'akarere nta soni papa mama mugeza murwanira ku gasozi koko si nyoko se atari sose sibyo ko nawe nabonye umushyigikiye wiyize ishyano umushyigikiye ako se mama icyaba icyo ari cyo cyose nimwarinda n'icyubahiro cy'umuryango niko papa dore byose ni nyoko hirya aho ngaho ntumureba ariko ye birangira n'ibyo ubaye umunyamafuti munyepe reka mbisuke hasi nibyo mu matarazi abimenye urahakana ko rura rwavumba rwawe ngo ni burando ariko reka nkubwira hari ibintu bitavugirwa hanze sibyo hari ibintu bitavugirwa hanze ko n'abana babimenye sibyo wabyumvise papa mumishe iki mama ni iki papa kuje kumbwira umva muko wowe si sose mubaze ariko rusibyo ruzanyura reka nigendere ariko papa umwijyana wawe na mama umajije kungera si uriya nyoko se n'ubundi ntubibona wowe papa ikibazo si mama urabizi ko imva n'imvano y'ibi byose ari wowe ahubwo wowe ujya ukora igishoboka cyose umuhishe ibyo bintu ntabashe kubimenya uriya wamuhisha ko bigoyera wamuhisha ubu se byinshi wamuhishe byamuhishe si byo byinshi none se papa mu by'ukuri umishe iki we na mami mumishe iki umva aho misha ayo ni amabanga y'uruguha mwana sibyo wabyumvise ni amabanga y'uruguha ahubwo reka mbe ngiye burando hagati ya mama na papa bashwana burando buriya si wa mwana w'umusore dukoresha abantu banyinze akantu pe ariko nanjye ngiye kwikorera iperereza ryanjye menye ibyo ari byo Sister, nkeneye ubufasha bwawe ndakwinginze mfasha. Ubufasha buhe? Umva,
ndi mu bibazo bikomeye ariko wumve ngo ndi mu bibazo bikomeye. ibihe Okay, noneho ugiye guhindukira gahoro witonze. Ugiye kubikora ku buryo abantu bari inyuma wawe batamenya kuri kubareba, sibyo? Okay, noneho reba n'inyuma yanjye, uri kuhabona? Bari abantu bose ubona bari kuza hano, ninjye barashaka kunyica. wabagize ute? Umva, ibyanjye nibirebera wa mwana w'umukobwa we. Wenda kwinginze nyifashiriza mbona mvuye aho. Ibindi zaba mbikubwira. Mufashe nte sinzi ngo wakoze iki. Umva, mbabarira witinda mfasha ahubwo urabona batari kuza badusatira mfasha. Umva nkubwira ukuntu tugiye kubikora, sibyo? Ugiye kuma kano gasakoshi bitwaye. Nkagutwaze ukubaza uvuge ko ndi musaza wawe. Niba shaka kukubaza ibintu byinshi ureke dukore igishoboka cyose ntidutindane nabo. Siko bimeze? Okay, zana none. Okay. Sawa. Umbaze. Nitubageraho baratubaza niba nta muntu duhuye. Ubwo subiza ute? Erega ibyo ni bisanzwe ku muntu wese ufite wakurikiye. Ariko banza harabahemukiye cyane. Nyine wowe icyo nshaka, icyo bazajya batubaza cyose, jya uhita witanguranwa ko ngewe nimvuga banza ijwi barahita bamenya, sibyo? Ariko se habaye hari umuntu wishe cyangwa hari ibyo wibye nkaba ndi kuguhishira. No, wigira ubwoba nta kintu kidasanzwe nakoze ngo kiragukora. Ariko wa mugabo urabona ndi umwana. Birahindutse njye nta nicyo ndi bugufasha. No dear, ndakwinginze. Please trust me. Nyumva ndakwinginze. Fasha mbere umusamariya. Nukuri mutamfasha ndapfa. Fasha. Simone yabahagarika ntabwo muba mwumva. Twese ubundi sira tubaza icyari gahunda twari dufitanye nawe. Ubutaha ntimukagende mwicareye amatwi rero. Ariko se mufite ikihe kibazo? Ahubwo se wowe ufite ikihe kibazo ko tubuza kugenda? Njye mbahagaritse kubera ko mfite impamvu. Impamvu yawe ntabwo itureba ariko. Iranabareba cyane ahubwo. Umva icyo mbashakira. Nta muntu muhuye usa n'uwakomeretse ugenda ucumbagira. Muremure w'imibiri yombi ufite umusatsi w'amarembe. Mbese ni nk'ibyo ngibyo. Sinumva ari turi. Ariko bundi niko wa kigabo. Igera hino. Ako ni n'ururage. Ntabwo ruzi kuvuga. Uko wa kigabo. Ariko ubundi hindukira ture. Ubwo si wowe nshaka sha. Uko wa kigabo, si wowe nshaka. Umva mugabo, sinkuzi nawe sunzi. N'uwo ushaka sinzi icyo mushakira. Ariko rero wa mugabo reka ngusaba akantu kamwe. Mbwira nagaki. Jya wiga kubaha butazi. Uyufata gutya ni musaza wanjye. Kuba atavuga akaba ari ikiragi si we yigize atyo. Ni uburwayi kera nawe yari ntiweze avuga neza no kukurenza. Rero ibi uri kumukorera ni ihohoterwa. Ariko rero wasanga ari nawe ndi gushaka nk'uko wari ubyivugiye. Ariko se tutabeshye uraje wowe ngo unshaka umuntu umeze gutya na gutya. Abantu barasadiya. Wowe ntunanyeretse n'ifoto ye uraza ngo n'uyu nguyu. Ibaze ko utagize ubwo bwenge bwo kunyereka ifoto ye. Ahubwo se ubu nimba umuntu uri gushaka utekereza ko batageze kure. Uvuze iby'ifoto dore ngiyi ifoto ye. Uyu muntu namubonye aciye ahangaha dore yiruka. Wow, turabikoze. Agiye? Ahise ajyahe? Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y
y del Intisal. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, un indio me guía a la libertad, de la Aymara, yo misma me guío a la libertad. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupaki, es Tupac Amaro, el gran Tupac, que son